uyu nawe nyene yaritanze araje imbere y'abandi arataga karorero. Umugore wa perezida w'igihugu cy'u Burundi Angelina Ndayishimiye akomeje kubera ikibazo gikomeye cyane, abayobozi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi biri guterwa n'iki muri rusange. Ngo ikaze muri aya makuru, nitwa Jabo Marashidi kumana nikora neko rumeze neza. Yego meze neza rwose. Kuki perezida w'igihugu cy'u Burundi umugore we akomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ku bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi? Uyu mudamu witwa Angelina Ndayishimiye akomeje kuba ikibazo gikomeye cyane hariya mu Burundi, by'umwihariko akaba ari kubangamira abayobozi. Abamwe mu bayobozi, abaministre, abadepite, abasenatere, abasirikare, ibyemezo byose bifatirwa bari abayobozi. Uriya mudamu bita Angelina Ndayishimiye, première dame de Burundi, uyu First Lady, uyu ni urimo gukomeza kubangamira bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Burundi. Gute rero? Impamvu tuvuga ibi tubikesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi tugiye kubabwira tubikesha Burundi Libre. Iki ni ikinyamakuru gikorera mu Burundi. Kirakoze iyi nkuru, kirazwi. Hari n'ibindi binyamakuru byinshi tudashaka kuvuga. Nibo bakomeje kugaruka ku byo uyu mudamu bita Angelina Ndayishimiye. Bati rero twagiye. Uyu mudamu bita Angelina Ndayishimiye akomeje kwirukanisha abayobozi. Umuyobozi wa mbere yirukanishije ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa. Uyu yagiye ngo bamubonanye ari kumwe na Louise Mushikiwabo. Bakibonana ari kumwe na Louise Mushikiwabo. Uyu Angelina Ndayishimiye akigera mu rugo yahise abwira umugabo we ari we uzwi ku izina rya Neva, ati turashaka kuri ya ambasaderi aza hano agahamagarwa agatanga ubusobanuro impamvu yabonetse ahagararanye n'uwo bita Louise Mushikiwabo. Ese niki baganiraga? Aramuhamagaza. Akimara kumuhamagaza, uyu mugabo yitwa Njebarikanuye. Uyu mugabo bita Njebarikanuye bakimara kumuhamagara, ibinyamakuru byinshi byaramubajije. Biramubaza ati ese ushobora kuba perezida yaguhamagaye mu bijyanye n'iki? Ntiwaba ugiye gufungwa? Aravuga ati oya, birasanzwe yuko umukoresha wawe aguhamagara ukamwitaba ashaka kukubaza ibintu runaka mu nshingano zawe ufite mu kazi cyangwa se imyitwarire yawe. Ati ni muri urwo rwego njyewe nagize gute nahamagawe. Ariko akigera muri biro ya Neva yasanze harimo umugore we uyu bita Angelina. Perezida Neva yamubazaga na Angelina bari kumwe. Harimo n'umusirikare General de Brigade Sindayihebura. Uyu nawe yari arimo bari bicaranye. Uyu nguyu akaba ari ashinzwe, akaba akora mu biro by'umukuru w'igihugu. Nawe yari arimo babaza uyu mugabo bita uyu ambasaderi w'u Burundi. Bari kumushinja Njebarikanuye. Uyu nguyu bamushinja iki? Ubugambanyi. Arabuhakana, aravuga ati twebwe tuba muri ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, OIF francophone. Ni gute se nakwicarana n'umunyamabanga mukuru wayo? Byaterwa n'iki kugira ngo ndeke kwicarana nawe? Akimara kuvuga gutyo, umudamu bita Angelina Ndayishimiye yahise avuga ati ibyo ngibyo ntabwo byagira gute, ibyo ntibyashoboka muri iki gihugu cyacu. Ati kugeza ubu ngubu wowe bagukure ku kazi, uwo mwanya wawe bongere bawuhe undi muntu. Ntabwo byafashwe ko avugisha umunyamabanga wa Francophonie, ahubwo byafashwe ko Louise Mushikiwabo ko afite amamoko mu Rwanda, ubwo arimo aragambanira u Burundi ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda niko byafashwe, ariko uwo mwanzuro ntabwo wafashwe nande na perezida. Uwo mwanzuro wafashwe nande n'umugore we bita Angelina Ndayishimiye. Niwe wafashe n'umwanzuro, ni nawe wabivuze. Arangije kubivuga uyu nguyu General de Brigade Sindayihebura aramubwira ati iyo ntabwo ari impamvu yakwirukanisha umuntu. Sinabwo bwa mbere yakiriye umunyarwanda, ndetse n'undi uzoherezayo uzajya kumusimbura nawe azagira gute, azakira umunyarwanda. Ati ibyo ntabwo mwakwiye kubigira impamvu. Ibi ntabwo mwakagombye kubigira impamvu. Ariko uyu mudamu Angelina Ndayishimiye aravuga ngo icyo nandikishije cyanditswe nta kundi. Byarangiye ngende ubwo perezida wa Repubulika. Ngewe ndabivuze, wowe gira gutya ubikumbivuze, ariko mubishyira mu bikorwa. Taha. Yasohotse aho ngaho ataha, ariko Neva ntabwo yari yigeze afata uwo mwanzuro. Birumvikana si uwo gusa. Hari undi mudamu bita Space
Caritas aha uyu nawe yari ambasaderi arahamagazwa w'u Burundi nawe w'u Burundi arahamagazwa mu Burundi akigera mu Burundi we nta nicyo yashinjwe uyu mudamu Angelina Ndayishimiye yahise avuga ngo wewe urasimbuzwa mu nama y'abaminisitiri nta kwirirwa bazwa ibintu byinshi nta kwirirwa bazwa ibintu byinshi iyo atakwishimiye urirukanwa yahise amwirukanisha agira gute aragenda kuva uwo munsi uwo mudamu yaramwirukanishije kugeza n'ubu ngubu ari mu Burundi nta n'indi mirimo yari yahabwa uyu mudamu bita Angelina Ndayishimiye niwe wamwirukanishije umuvugizi w'igisirikare uwo bita Gaspard Baratuza arazwi cyane Gaspard Baratuza yahamagawe muri presidence uyu mudamu yari arimo Angelina Ndayishimiye uyu general de brigade Sindayihebura yari yicayemo harimo ndetse n'abandi ba ministre bahamagara Gaspard Baratuza baramubwira ati ni gute ufata ijambo ukabesha abaturage b'abarundi ukongera ukabesha n'amahanga bikongeraho ukavuguruza ijambo perezida wa repubulika yagize gute yavuze ibyo wabitewe n'iki nibwo umugabo bita Gaspard Baratuza ati njye ntabwo nari kubesha ngo mvuge ikintu kitabaye navuze ko kiriya kigo cya Musaga cyatwiswe n'iki cyatwiswe n'umuyaga ngubi cyangwa se ibiza biturutse ku muyaga yego ati nibyo navuze ko nabyo byabaye rwose nibyo byabayeho bikoma ku masinga amasinga yarari aho ngaho bituma bizana ibintu bya sirikwi ikigo kirasha ati icyo ngicyo wavuze wabisobanuye nabi wakagombye kuba yarabisobanuye gutya bamubwira uko yakagombye kuba yarabisobanuye ati byongeye kandi perezida arakuvuguruza ati we ni gute wajyaga kuvuga tuzi ko ahantu hari imbunda za artillery hatajyamo amashanyarazi wemezaga gute wewe ko mu kigo cyacu twebwe harimo amashanyarazi watwise abaswa yego ati ni nayo mpamvu perezida we yahise agenda ajya mu itangazamakuru asobanura ibyanyabyo nabyo akirangiza kubisobanura urongera uramuvuguruza icyo ni icyaha gikomeye kuvuguruza nde umukuru w'igihugu nibwo akirangiza kuvuga gutyo uyu mugabo bita Gaspard Baratuza yatangiye kwisobanura arisobanura aravuga ati mwakagira umwana njyewe navugishije ukuri nimba iriya nzu twabikagamo ibikoresho yari irimo amashanyarazi hakazamo ibintu bya sirikwi harangiza kuza sirikwi bigatuma haza umuyaga nkuba iyo nzu gashya none mwagiraga ngo nje kubesha ati ntibyumvikana ntabwo usebeje igihugu cyacu usebeje n'igisirikare cyacu cy'u Burundi werekanye ko tunafite iki ubu nararibonye byongeyeho perezida aravuze uramwamaganye uvuze ko perezida ibyo avuga atabizi atigeze abikora none ukaba ucyicaye mu gihugu indani ukiri n'umuvugizi w'ingabo ntibibaho yahise ashishimura ibarwa arayandika arangije kuyandika bavuga ko ahagaritse kuki ku nshingano zo kuvuganira igisirikare cy'u Burundi ibyo byose ubiri inyuma ni first lady iwo ni first lady urimo ugenda ubivuga gusa twinjiye mu baminisitiri nabo maze kubikira imbehe nta mu minisitiri n'umwe ujya ujyaho ngo ajyeho atabishaka ni ukuvuga ngo iyo yagiye kujya minisitiri iyo yagiye gusimbuzwa minisitiri iyo yagiye gusimbuzwa ambasaderi iyo yagiye gusimbuzwa diregiteri w'ikigo runaka n'undi muyobozi ukomeye uriya mudamu niwe ugiramo uruhare neva nta ruhare abigiramo uriya mudamu niwe ubigiramo iki uruhare ibi ngibi turimo tubabwira si ibyacu twebwe twiyandikiye ibinyamakuru byanyu by'i Burundi nibo babyanditse uje kuri Burundi Libre uraza kubibona uje ku Isanganiro uraza kubibona ndetse no ku bindi binyamakuru byinshi bigize gute bitandukanye yego nibo bagiye bandika ibi binyamakuru bavuga abantu Ndayishimiye uyu mudamu yagira gute yagiye agambanira hari n'umugabo wo mu ministre uherutse gupfa ntari kwibuka izina rye yaguye no mu modoka basanze umurambo uri mu modoka wo mu bwoko bw'abatutsi uriya bivugwa ko ari uriya mugore wa Neva watanze amafaranga ayaha amwe mu majipe kugira ngo baze kugira gute kwica bahitane uriya mu minisitiri byaravuzwe rwose ko leta yamuhitanye baravuze ko ari leta yagize gutera ariko mu buryo butasobanutse neza ni umugore wa perezida w'igihugu wabigizemo uruhare uriya ni nawe watanze uburenganzira
ku ngabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo mu bwoko bw'abatutsi, aravuga ngo aribo bazajya bajya muri advance pata, nibo bagomba kuzajya barwanira imbere kugira ngo batazarwanya umugabo we bakamukura ku butegetsi. Biriya byose niwe wabitegetse, arangije kubitegeka abishyiraho arangije agena n'abantu bazagira gute bazajya babimukurikiranira. Uriya mugore wa Neva uwo bita Angelina Ndayishimiye niwe wategetse biriya byose. uyu mugore ko numva uyoboye igihugu se ahubwo niwe nyiri igihugu, niyo mpamvu nabikubwiye, niyo mpamvu bino bihugu bino binyamakuru bigenda bimwandika bivuga ko Evariste Ndayishimiye ntacyo agize gute, ntacyo ayoboye, ahubwo yitwa perezida ariko ayobora umugore we. Uyu mugore we niwe uyoboye. Wabonye umugore we ayerekeza mu Faransa, ni mu Faransa, ni muri Amerika, yatumiwe n'umugore wa Trump, yatumiwe n'umugore wa Trump muri Amerika, abura abantu baza kumwakira. Melania Trump amutumira, abura abantu baza kumwakira ari ku kibuga cy'indege, barinda guhamagara ambasaderi wabo aza kugira gutaza kumwakira. Yabuze abandi bamwakira, kandi abandi bagore bose b'abayobozi barakiriwe mu cyubahiro. Na ambasaderi wabo yari yanze kuza kumwakira, ati ndamwakira ejo bundi si uzangura ku butegetsi. Batuye rwose ntabwo tumwemera, uyu ni uzangura ku butegetsi n'ejo bundi ni uzabunguraho, ntabwo twebwe tumwemera. Nubwo uko bamugira rwose ntibamukunze, rwose ntabwo bamukunze, ntabwo bamwemera, noneho akongera akavugwaho n'ibindi. Uyu ngo akorana n'abapfumu bo mu Ruyigi. Abapfumu bafite umupfumu, baramuhanura bati uriya muyobozi umukureho, niwe mubwira ibyo byose. Wenda umupfumu niwe ubimubwira, aramubwira ati uriya muyobozi umukureho, yarangiza akagira gute agahita amukuraho. Urumva, afite umupfumu wo mu Ruyigi bajye bagendana, umupfumurira ibihe byose, akavuga ati tubikore gutya igihugu kiragana ahangaha byose. Niwe ibihe, niwe umubwira ibihe aho bigeze. Buriya abapfumu babita abapfumurabihe, n'abapfumurabihe bariya. Niwe umubwira ati ibi bihe tugezemo urakora gutya na gutya, urakora gutya na gutya. Wavuga ngo uri premier dame w'igihugu warangiza ukajya gukorana n'abapfumu bahariya mu Ruyigi? Ibyo ntibibaho ubundi, ibyo ntibibaho, ariko mu Burundi biriho, mu Burundi biriho. Ahandi nabibonye ni muri Kongo, ngo ekipe ya Kongo, ekipe ya Kongo yari mikina hari ejo bundi mu gikombe cy'isi, ngo yari yajyanye n'umupfumu. Yego, mwari bafite n'umupfumu rwose bari bajyanye, byaravuzwe mu makipe, ngo arimo agenda kubita amabuye gutya, ukibaza ngo nimba amabuye yabuza igitego kugira gute. Kandi yaratashye Kongo, twabonye yaratashye, kandi bari bafite n'ikintu n'umupfumu. Uyu mugore nawe, uyu nguyu Angelina Ndayishimiye nawe ngo afite umupfumu. Uwo mupfumu bagenda nawe mu Ruyigi, ngo niwe ujya umubwira ibintu byose agomba kugira gute, agomba gukora. Birakomeye. Niwe ujya umubwira abayobozi agomba kwirukana, niwe ujya umubwira abafitiye ishyari umugabo we, aramubwira ati runaka amufitiye ishyari, mukureho, akamukuraho akazana undi. Niwe wamubwiye ejo bundi ngo azamure bariya abajenerali 4, abajenerali de brigade, ngo abo ni inshuti z'umugore, bakongera bakaba yarabibwiwe n'abo bapfumu, ati genda ugire gute ubazamuke, ati bazagufasha nibazamuke. Hanyuma noneho hari n'abandi uwo mupfumu yamubwiye ati aba ngaba nibarangiza kumenyera uzabashire muri ziriya nshingano, nurangiza kubashyira muri ziriya nshingano egare ko bariya bagiye kukurwanya, bazabafasha kubungabunga ubutegetsi bwanyu cyane rwose. Bariya bazamuye ko ari 4, hari abandi 4 bagiye gusimbuzwa. Evariste Ndayishimiye yabibwiwe n'umugore, uwo mugore akaba yarabibwiwe n'uwo mupfumu wo mu Ruyigi. Birakomeye cyane hariya mu Burundi. Uyu mudamu niwe uvuga ijambo hariya, ari kwica agakiza. Ni ukuvuga ngo minisitiri atemeje, ntabwo uwo minisitiri ajya akora. Birumvikana. Depite atemeje, ntabwo akora. Meya atemeje, cyangwa se maire de la ville atemeje, ntabwo akora. Umusirikare atemeje, uwo nguwo ntabwo akora. So ntibyashoboka ko ari uzasimbura perezida mu gihe runaka yaba igihe cye kirangiye cyo kuyobora? Birashoboka, igihe cye cyo kuyobora cyane kirangiye. Ndakeka kuri uyu mugore nta mashuri menshi afite, no kuyobora yashobora kuba afite amashuri, ariko nta zindi nshingano agira mu gihugu. Nta zindi nshingano agira. Niwe muyobozi w'umukuru, niwe mugore w'umukuru w'igihugu utagira inshingano mu gihugu ashinzwe. None se ari amagambo yose avuga ibyo byose abikora kuko ari umugore wa perezida? Ibyo gusa nibyo yitwaza. None se hari undi mushinga uzagira? Nta zindi nshingano tuzi, nta zindi nshingano agira kugeza ubu ngubu. Niwe mugore wa mbere premier dame utagira iki, utagira umurimo ashinzwe mu gihugu, nta nshingano afite zizwe. Ariko urumva arazifite nubwo zitazwi. Ni umujyanama wihariye wa perezida mu byo kubaka igihugu. Ntabwo ari umujyanama, ni umugore wa perezida.
ibyo ngibyo umujyanama yemezwa nande, yemezwa na bamwe mu bayobozi b'igihugu, agashyirwaho, akagenda agafata darapo y'igihugu akarahira. ariko uriya ntabwo arafata kuri darapo y'igihugu ngo agiye kurahira. bivuze ngo inshingano ni izo yiha gusa. Izo ni inshingano yiha, amutegekesha. Uriya ni mu gifaransa ntiyabivuga neza, ni umudikitatere cyangwa se diktatire, ni umunyagitugu uriya. Uriya ni umunyagitugu ubwira Neva icyo akora. Neva ko icyo ngicyo akaba ari cyo abasha gushyira mu bikorwa. Uyu akaba abangamiye abarundi. Abarundi barabangamiwe, benshi cyane barabangamiwe kugeza ubu ngubu, barabangamiwe. Bifuza icyakuraho uriya mudamu wa perezida Neva bakakibura. Ubwo rero uko bimeze, niba bifuza ko umugore wa perezida avaho, ubwo perezida niwe ugomba kuvaho rero, kuko ntabwo perezida yasimbuza umudamu we ngo amusimbuze undi mugore. Ntabwo byashoboka, ariko avuyeho perezida babona amahoro. Cyangwa se apfuye, umugore wa Neva apfuye, bazana undi kandi akabana nawe. Bo nicyo bashaka, ntabwo ari twe tuvuga ngo turabishaka. Twebwe turimo turavuga solution y'abarundi, barabivuga. Ibi binyamakuru, kino kinyamakuru maze kubibabwira, Burundi Libre ntabwo ari icyacu. Iki ni ikiba mu Burundi. Yego. Media Burundi, icyo ngicyo nacyo ni icyabo. Yego. Ibyo ngibyo bashaka babireba. Biranditse babibona cyane, bagende babirebe, nabyo birahari. Icyo ngicyo ni cyariya, ndakeka ari icyo muri Kongo. Ibyo byose barabyanditse, ntabwo ari twebwe twagize gute twabyanditse. Ibi twebwe turi gusoma ni ibyanditswe. Uyu mudamu ajya atangaza intego ngari afite zituma akora ibi byose, cyangwa abikora mu ibanga rikomeye nta kindi kintu atangaza? Uriya ntabwo ajya abikora ku mugaragaro, ntabwo yabitangaza se hari icyo ashinzwe. We ni ukubwira umugabo we ati kora kiriya, akabwira umugabo we gusa. Yabitangaza se mu ruhe rwego? Ni uruhe rwego se yabitangaza? Ntabwo afite ayobora. Umuntu atangaza ikintu ari uko afite ahayobora, ariko mu gihe udafite aho uyobora watangaza iki? Birumvikana ubifite aho uvugira ntabwo uri kuvugira. Yego, niba udafite aho uvugira, niba nta buyobozi urimo kuvugira, ni ukujya mu gutwi kwa Neva akamubwira gutya na gutya, akamwongorera, Neva akumva ko ibyo bintu amubwiye ari byo. Yego. Birumvikana cyane. Abayobozi bamaze kubikira imbehe ni benshi, ntibanamwifuza. Muri rusange ibi bintu twavuga ko bikoresha igihugu cy'u Burundi mu kaga, ndetse mu kangaratete. Ibi bintu ko mbona biza gusiga ingoma ya Neva mu mazi abira. Ntabwo ari ukuvuga ngo biraza gusiga ingoma ya Neva mu mazi abira, ahubwo ingoma ya Neva irimo iragenda ijya mu mazi abira, kubera ko irimo kuririmuka. Kandi kujya mu mazi abira biratuma benshi bakomeza kubona amafuti ya Neva batari bazi, kubera ko afite umujyanama mubi. Umujyanama mvuga ni umugore we. Afite umugore we, ni umujyanama mubi udashaka ko abanyagihugu babasha kugira gute gutuza mu gihugu, abasanzuye, ashaka kugira ngo Neva abashire ku gitugu, akabashira ku gitutu, bigatuma akazi kabo gapfa, kandi bakagombye kugakora bakajya ku gitutu kitari ngombwa cyane rwose. Ibyo ngibyo urumva ko n'igihugu ntabwo cyatera imbere. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bikeneye cyane ku isi no muri Afurika. Ntabwo yabaye intandaro yabyo ibi ngibi bira. Igihugu cy'u Burundi kirakenye cyane, kandi igihugu buriya kijya gikenwa kubera gufata imyanzuro nibi cyangwa ihubukiweho. Niyo mpamvu igihugu ujya usanga kigize gute gikenya. Iyo igihugu gikenya ugahita umenya ko baba bafashe imyanzuro mibi, cyangwa se imyanzuro baba bahubukiyeho. Kuriya niko igihugu cy'u Burundi kugeza ubu ngubu kimeze. Hanyuma none ikindi ugomba kumenya, igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu biciriritse, biri hasi, bisuzuguritse, haba ari mu rwego rwa gisirikare. Kera u Burundi kubwabagaza bari bafite igisirikare, kubwandadaye bari bafite igisirikare, ndetse no kubwandayizeye nabo bari bafite igisirikare. Ariko nyuma yaho abandi bagiye bayobora, igisirikare cyabo cyagiye gisubira hasi, cyagiye hasi cyane pe. Igisirikare cyabo cyagiye gisubira hasi. Mu hantu hose ubona ko gifite imbaraga nkeya, aho ujya kureba icyo bita igitoro. Peterole imaze imyaka nk'ibiri mu Burundi barayiburiye igisubizo, bakicara bagakora bije, barangiza gukora bije, bije bakoze ntibashe kugira ngo babone peterole ihagije abarundi bose. Urumva ko ubukene buba bwagize gute, ubukene bwarangiza kubataka. Uriya mudamu wa perezida Neva, uriya nani Angelina Ndayishimiye, uriya niwe wabwiye Neva ari mu gitondo, ari nimugoroba, ati buce mu gitondo umupaka w'u Rwanda wawufunze, akirengagiza ko hari abaturage bari mu gihugu cy'u Burundi bacururizaga mu Rwanda kandi babonagamo iki amafaranga, akirengagiza ko hari abanyarwanda
bajyaga mu Burundi bakabazanira amafaranga bakajyana ibicuruzwa byabo, bituma bari abarundi batangira kugira ubukene, dore ko banagira n'imipaka mikeya ku bihugu bahanye imbibi, niba ari u Rwanda na Kongo na Tanzania, ukaba umupaka w'u Rwanda wagize gutera wafunze, wari usigaranye umupaka wa Kongo n'uwa Tanzania, n'uwa Kongo wigeze gufungwa ma 23 ifasha yari n'ubundi barawufunga bakongera bakawufungura bagasigara na Tanzania, n'ubutu ubukene butabugariza. Birumvikana cyane. Ubu se Neve yagombye gukora iki muri rusange? Neve icyo yakagombye gukora, yakagombye kuyobora igihugu nk'umuntu ugifite ku mutwe, apana kugikorera umuntu utagishoboye. Nagendere ku mabwire y'umudamu, nareke kugendera ku mabwire y'umudamu, nagendere ku mabwire y'igihugu, nagendere ku mategeko y'igihugu, icyo igihugu giteganya. Icyo ateganya kugeza ku banyagihugu no kubateza imbere. Yes, icyo ateganya kugeza ku banyagihugu abasha kukibagezaho. Naho icyo adateganya kugezaho abanyagihugu, icyo ngicyo nta kiba cyarateganyijwe. Ariko mu gihe afata bimwe mu byemezo bihubukiweho, bituma igihugu cy'u Burundi kigenda gisubira inyuma, kandi ibyo ngibyo bikaba biterwa nande n'uriya mugore we, niwe ujye bimukoresha. Birumvikana cyane. Niko reka dusoreza aha ngaha, ndabona amasaha yabo arimo agenda tujyana. Ndagushimira Nikora, wakoze cyane. Shimira no bose banyina twumara aya makuru yaragezeho, twibanze ku Burundi. Nitwa Jabo Marashamwe na Nikora, mwese Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.